ubundi twaza duhora tuyizira hano tukaza kwicururiza ko ari byo byiza. Nanjye tuzajyana. Ujyana nandi se? Wowe ubundi nde wakugura? Nta na nyashi ntaki. Ntazo mfite se. Ariko namukozi nawe nagaherutse kuza gusukura hano mu busitani ndebera ukuntu hasa we. Ariko nanjye chat bayantwaye mukabiri nagorwa ubuse ndamenya none ndi burarira ikiwa. Seka numve ibirayi maze iminsi mbirya n'umuceri yewe na Dauri. None nshaka kurya inyama. Ndarya inyama mande ndebe mpanga umuhaha. Koreka mamagara umukozi aze dupanga nicyo ndi buteke. Bitsa Ye ariko ye no kuvuga ngo iki kuba wakitaba karame byarakunaniye. Karameze iragurishwa ariko buri Bitsa usigaye unsuzugura hano umenye ko ari mu rugo rwanjye. Reba ubu busitani busa gute? Tuwaga dusa neza. Urabona hasa neza kuko mba mbishaka kabisa. Nazo ugira ngo nzatiremo wenda n'udupazi kanu. Nase Bitsa cyo nari ngo amagariye surakize. Oya da nyine bosi noneho umaze iminsi utekana kugiye kongera kuntuma ibirayi. Oya ntabwo none turi burya ibirayi ariko umaze iminsi utekana n'umuceri ukawushiriza. Bya bindi byo ni ibyaye. Ugomba kuza ugakata uturabo tukaba turinganiye sibyo? Kabisa. Mbo umva none ngiye kugutuma akaboga. Utuboga Akaboga bariko nyine uzana dura ya mafaranga. Ikiro se hano ntikiza kiduhaza. Kigura 4.5. Ubwo uragura akaboga ka 4.5 urahita ugura serogatom siyo? Ya truwasa ko ndayagaburamo. Wowe ibyo ukora nawe urabizi ikiro ni 4.5 urazana na salisa uri kubyumva sibyo? Kabisa. Deso zizanemo magi. Wanyumvise? Kose ntari inkoranura. Ihuta ariko wanyumvise neza? Nabyumvise. Sawa ubwo nibyo ngiye nanjye reka nigumire kuri chat gusa nyine wihute. Uhite utunganya buno busitani neza ndaje wigorana ndaje. Ihute cyane. Abazana Yesu zabazana bari kure bose Yesu zabazana. Abazana Yesu bari kure bose. Ubundi twaza duhora tuyizira hano tukaza kwicururiza ko ari byo byiza. Nanjye tuzajyana. Ujyana nandi se? Wowe ubundi nde wakugura? Nta na nyashi ntaki. Ntazo mfite se. Turiba mu rugo mu bikari twagiye tuza ku muhanda tukicururiza. Wa mugani yaragiye. Ariko nawe ntacyo twaba urabona nafu nyashi nubwo na nyashi nk'izagera ahabwa karibuze karaza kumubona kagabo turagacunga tugacuma ariko kaba kameze kose tugacuma sinabibabwiye kuva kare hose iyo mukibikora. Yesu ufite ngogo Imana ishimwe cyane kugenda yarambabari yanjye imbore. Jesus! God have mercy upon us. sibwo nanga kwanduza wowe ariko konduze muri kunzenguruka bite bya kuko muri kunzenguruka bite bya ariko basa kiri he Problems always. ibi bintu byaravuzwe muri Bibiliya ati abantu bazigiraga ingaya ariko ni igisore cyiza ariko wakikomereza mbaga umukorari ngewe urabona ko dufite amafaranga muri icuruza banditse tukubona turinda hasi ndi kugenda hano imbere ndi kujya kugura akabenzi nta kigera ngewe mbaga umukorari ngewe ikomereza nta n'igifuringi urashize none Kano katagira ikintu kadufasha ariko cya gisore cyanatwika we kosa nana si kosa mana ndo sigumana
Runguye. Jesus! Amafaranga nari mfitemo hano gagiye. Kandi kuko wasanga bera bikobwa aribyo binyambuye amafaranga yanjye. Ubona ukuntu byanyize ningiyeho. Ngiye gusubira inyuma ngiye. God have mercy upon us. sawe shabire ahubwo se ntabwo ari ayanjye njya tugomba turayagabura kuyasangira ndetse ntabwo twafatikanyije akazi Kari hano ntambutse kari mwenyine natambutse. Amafaranga yanjye mutoza. uziko gita amafaranga mbese bro wadukunze yarangahe Nta mafaranga yanjye mutoza. tugana amafaranga tugira 5,000 byanjye. naho nari ibyanjye. ashaka kuba yadukura twagenda nyine tukagira Mumereza amafaranga yanjye ngewe. Cyangwa njya nkora intambara. Njya nkora intambara njye mu mafaranga yanjye. Mu mafaranga yanjye. Shambanza yadukunze atangiye gukuramo n'imyenda byadukunze uri igisore cyiza Akura no. asi umukozi natuye saa 6 bikaba bigeze saa 8 ataraza ubundi inyama ndaziteka ndagira ute ndasirya ryari saraza ryari koko nuko mba niguriye megabyte gusa nta mayinite tunakamuhamagaye noneho umushara Turi gucumba Komere bikazi suri gatatamuka Meze gute sha? Nose ko ndi kubona wicaye mu muhanda byagenze gute? Mana yanje Eh, nawe wamenyaga ibintu byabaye ni iki byakubaye gabinza? ntabuje nanyica Byagenze ute se? aranyica pe Byagenze gute nyine? yanimwe akabuga none byanze pe Si byanze akazungu ntago wabasanze? waretse rero ko nahuye na satani mu nzu Shitani sasute kandi wamubonye. byaranditswe ati azacaga mu maboko y'abantu mu buzima bw'abantu yinjiramo noneho abaga satani Wewe Yesu ari mu bantu. azahita na Maria ataba mugaragu wawe. Byagenze ute? Niko binsa? Wambwiye nkakugira inama y'ukuntu wabeshya amabuja wawe. ndi kwibaza ukuntu ndi buhenguke imbere ya mabuja Nyine byagenze ute nkugira inama? yampaye 5,000 nje kumureba akaboko Amafaranga byagenze ute? muye ni dayimoni nawe ndi kubikubwira ngo wewe nawe uri kubyumva Uramenye utabaciye kuri bya biraha biba ku muhanda hariya hepfo asibya biraha bitatu. Yesu ati wabimenye Nabimenye. Ubu ntago ari byo byaba byakujyanye. nishaka numva ngo habaga ibintu by'ibiraya ukuntu Shama uje yakonze kagira amahane. shano naramanika Sha umva nkujye cyakoze Ndashaka ndavuga ngo- inama sibyo? mana yanje Subize kuri inshuti yanjye kugira inama. uje kunguza se Aho nakuguza singe nkora muri Beneri. mana yanje najaga ndavuga ngo mpembaga makeya noneho rwose baragahurura Naho bagiye kuyafata bakureho. yanje we Mubizi se? Umva nkubwire. Cyakoze mfite inama ya kurokora. igihe se kandi Uragenda ubwire mabuja wawe nyine umubeshye ko wagize amafaranga wataye mu rugo bikumva cyangwa ko wagiye kwa kazungu kababura ukagaruka sibyo? nose ndamubwira ko nagarutse mu rugo hari amafaranga yo ndabagaruka Amafaranga umubeshye ko yataye mu rugo uhita ugenda umubeshye umubwira ati nta mafaranga nasize hano ntayo wabonye. ngo nje ndi mwese kore mubwira ati amafaranga ntayo yabonye nasize mu rugo Genda umwese kore wanyu. ariko aranyica agiraga amahane Ndabizi agira amahane ariko we n'umubeshya ahita abyumva kumva. ariko si ubundi wagangujije mwa ntaho nzakora nk'ishura Nakubwiye ko nanjye nta mafaranga mfite. Uhegenda ukurikiza izo nama nkugiriye ntubashe wataha. gusa umara iki Menye ko nta n'itike wasagura. gihwerahwera gusa Iyo nama nkugiriye ubwo siyo niyo inama wanjye ugira utayikurikiza uzapfa. n'igihe cyose azira
igihumbi nicyo azacyura kanguzi binsari barakwihanganira ubwo si jye nagutegereje wari uri mu biti narambiwe mu nzu ndasohoka nicara hanze njya kureba ngo abantu baba warindagiriye ngo wakoze ubusuku ntani ugiye no kumvira mu rugo rwanjye nta soni umuntu aragutuma saa sita bigere saa cyenda utaraza iki ntawe zidabaye ndetse ubundi ko nibyo nagutumye ntabyo uzanye mbirope gusa mbirope niyo nagutumye iki ariko simabuje nta mafaranga cyagiye naherutse umwaka amafaranga ariko nataye hano da wagize ute ntabwo nataye hano naguhaye amafaranga ibihumbi 5 si yari inoti imwe naguhaye wayafashe uragenda ujya kugura inyama ahubwo ziri hehe mabuje utaretse ubusambo nawe wagabonyera sinongera kumva andi magambo atari ibyo ndi kukubaza amafaranga ari hehe uretse n'amafaranga nshaka inyama nagutumye inyama kwa kazungu nasanze ntaziri kwa kazungu se niho honyine niyo busheri yonyine iba muri iriya centre kwa banyikase aho wahageze yo si busheri wasemikose aho wahageze ndumva banampamagaye ariko si umuntu uri kumamagara reka mbe namumuretse bansobanurire neza none utari bonyinshi iki mbwira bimeze bite ntawe uzi ibintu by'inuza ntabwo mu muhanda Ibiki? n'ibikontineri byagenze igikontineri cyatambutse gutya kinkubise umuyaga si ukubita umuyaga gihuha amafaranga gusa ko kidahushye wowe ko kitahushye mvirope nyine urareba igikontineri amafaranga se wari uyikoreye nari ngafashe guca mu mufuka ndavuze kinkubise umwotsi ngo mbwiriza ukuri umbwire ahantu wasize amafaranga cyangwa umvire mu rugo ugende gira vuba babujura bikomeye hayandi magambo mfitanye nawe mbwiza ukuri umbwire ngo amafaranga ndayasiza cyangwa mba rimwe kabiri gatatu wamviriye mu rugo babujura rino kote n'ubundi ku mushahara wawe hari hasigaye senkisa ushiriza umuceri ngakata babujura rino kote nawe utinda kuvoma nkagabanya babujura noneho reka mbikubwiza nukuri nono iki ntushaka umpema reka mbikubwiza nukuri byagenze bite ariko mbwira impanuka yambaye mbwira ariko nashize mu muhanda mbaga mpuye n'ibikobwa godi ureba amataye ureba ibinyashi ureba ubwiza numvaga ntawe nsohokaga mu gipangu natambutse nyine mbonaga bya bintu nza ndebaga kuri televiziyo mbaga mpuye nabyo mu nzu ubundi kuri kunsekera uri kuvuga useka nta n'isoni ureba ibinyashi ati mwakire 5 mabusha yarantumyemo inyama noneho umva se ukuntu byagenze mbwira natambutse bihita biranyize n'inginaho iki bakurusha ubwenge nimba ari byo byananya ku mafaranga ntawe okay nabyumvise nta bundi busobanuro mfitanye nawe genda usora agafuka kawe udusore n'utwaye imbona urenga gira vuba ndakubwiye ngo mbabarire ndavuze ngo nta yandi magambo amvelope yawe nono ndavuze nta yandi magambo mbona urenga n'agafuka kawe nta tike nguha nta mushahara ukwezi ndagukoraga ndahembwa ndabyemeye fata inzira nje niboneraga ibiryo mbona utaha uzi ukuntu biriya bijya ibiryo ntabwo biba byishyuwe ubwo se nk'ayo 5 ntabwo si ibyari bujye mu gifu cyawe ubundi njye ndya ibingana iki cya bosi warya ibingana iki mu rugo rwanjye ntagera kukubona na gato wowe reka nje kugurisha rino kote nkuzanira 5 byawe ako bataguha n'igihumbi mvira mu rugo ugende nta n'abandi bakozi bameze nkaho nzongera gukoresha n'undi munsi ntaco murakoze sha beza ni gute twirirwa mu rugo mu bikari tukajya tuza ku muhanda tukicira iyi wa mugani yaragiye ariko nawe ntacyo twabona nafi nyashi nubwo nyashi nk'izagera reka mbabwire ahabwa kari muzi karaza kumubona oh my god ariko ubu utangiye kunyifatishaho mwikisha ubundi twaza duhora twizera hano tukaza kwicururiza ko ari byo byiza nanjye tuzajyana kujyana nandi se wowe ubundi ninde wakugura nta na nyashi ntaki ntazo mfite se
Kora subscribe kuri Benza Comedy. Kora subscribe kuri Benza Comedy.